rero ni gukora uko nshoboye kose kugira ngo buri wese yibone mu biciro dufite muri Let's Shine, buri wese yishime, buri wese ntaze yikandagira, umva buri wese azajya yibonamo. Ni ibintu basezeranyije, akanasobanukiwe neza uburyo bwa niacinamide nyuma yo gukira inkovu, nyuma yo kubona nsa neza kandi ntitukuje, nyuma yo kubona umubiri ikasohoka, hanyuma ukagenda woza mu maso yawe ndetse no ku ijosi. Umva vitamine C ituma usa neza, ugira ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe face wash nziza wakoresha kugira ngo mu maso yawe hase neza, umubiri wo mu maso use neza, ugire ubuzima, ubone ufite itoto, ubone nta imperfection n'imwe umubiri ufite. Rero ni eshatu. Impamvu arizo nabazaniye nuko umva zirakora kandi neza. Noneho ikindi nuko ama face wash ntabwo najyaga menya akamaro kayo neza, ntabwo najyaga mbese numva icyo zimara, icyo zikora. Ariko nyuma yo gukira ibiheri n'inkovu, nanone nyuma yo kwiga nkamenya, nafashe amasomo yo kwiga ibintu by'uruhu, mbese ama course iri yindi y'ibintu, kumenya ibintu byangombwa. Ntabwo ari ibintu byinshi cyane, ariko hari icyo byamfashije kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi mu buryo tugomba gukoresha mu maso yacu tuhasukura kugira ngo hase neza, tugire n'ibindi bintu dukuramo. Rero niho namenyeye akamaro ka vitamine C, byaba ari ukuyisiga cyangwa se kuyikaraba. Nanone nimenya akamaro ka face wash ya niacinamide, mbese n'ibindi byose bigenda bifasha umubiri gusa neza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze. Twihuse rero, ikintu kinini gikunze guhangayikisha abantu ni uburyo inkovu ziba ziri mu maso cyangwa ibiheri, cyangwa ukabona ko mu maso ntabwo hasa neza. Rero naje kubona iyi face wash ya La Roche-Posay, ikaba irimo niacinamide. Umva irimo niacinamide na vitamine B3, harimo na pH. Hahandi mbese nasobanukiwe neza uburyo bwa niacinamide nyuma yo gukira inkovu, nyuma yo kubona nsa neza kandi ntitukuje, nyuma yo kubona umubiri wanjye ko kundi nkaraba nkumva haranyerera, nyuma yo kubona ko umubiri wanjye urakeye yego ariko mu ibara ryawo udatukuye. Rero nabifashijwemo cyane na niacinamide, byaba ari ukuyisiga ndetse no gukaraba. Nuko iyi rero ni face wash ya niacinamide, akaba ari marque ya La Roche-Posay, ikaba umva ikora ibitangaza. Zirahenda ariko umva zirakora pe, zirakora. Umuntu wagerageje kuyikoresha iramufasha. Rero resulta utangira kuzibona nyuma y'ibyumweru 4 utangiye kuyikoresha. Nanone nkaba ngushishikariza, nkaba ngira ngo ukomeze, niba ujya ugira ikibazo cyo kwihangana, cyo kuvuga uti ni gukoresha iki kintu ariko ntigikora, ndi gukoresha ikintu ariko ndabona bitinda. Niba ufite ibiheri, niba ufite inkovu, umuti wa mbere ni ukwihangana, ugategereza, ukemera, ukabigendana, ukemera, ukagira izo nkovu ariko uzi ko uri gukoresha ikintu gifite akamaro. Rero nyuma yo kubikoresha bikamfasha, nyuma yo gufata ubwo bumenyi yuko ugomba guha umwanya produit igakora ndetse n'umubiri ukongera nawo ukiyurura, ukagaruka. Mbese umubiri ni gake gake, ntabwo ari iyi kushe tureba inyuma gusa kuko bigenda byinjiramo. Nuko rero niba ufite inkovu, niba ufite ibiheri, niba ubona hari imperfection ufite mu maso, gerageza ukoreshe iyi face wash ya La Roche-Posay ya niacinamide irimo na vitamine C. Umva ifasha umubiri gusa neza, ugacya muri te yawe, inzobe
ibikara, imibiri yombi abantu bose barayikoresha. Rero muri Let's Shine tuyigurisha ibihumbi 40, ikaba itinda pe, iratinda kuko irakora cyane, irareta, urayikaraba rwose ukageraho ukarambirwa. Nuko rero karibu muri Let's Shine, hanyuma mugire face wash nziza. Uramutse ugize n'ahandi wayibona wayigura, nk'abantu batari mu Rwanda abenshi tujya tuvugana mwazishakisha kuko online mushobora no kuzibona. Nuko turagiye rero ku yindi face wash ya kabiri. Face wash ya kabiri ni face wash ya vitamin C, akaba ari marke ya Hemani, hakaba harimo vitamin C, hyaluronic acid, mbese ibi ni produit nziza cyane zifasha umubiri gusa neza. Rero iyi vitamin C kuyikoresha ifite kano ka brose karoroshye cyane, kari soft mu maso, ntabwo hashobora kwangirika. Ukuntu rero uyigenza, ukanda hano hejuru ikasohoka, hanyuma ukagenda woza mu maso yawe ndetse no ku ijosi. Umva vitamin C ituma usa neza, ugira umubiri usa neza, ukeye, bisirimutse, bisobanutse. Nuko rero iyindi nkuru nziza mbafitiye nuko ubu guhera ubu nabitangiye na mbere, abantu benshi bajyaga bambwira, benshi muri mwe mukambwira ati yego ni byiza ariko birahenze. Ubu rero nagerageje gukora uko nshoboye kose ku buryo buri wese azajya yibonamo, azajya ashobora kwigura. Akaba ariyo mpamvu iyi face wash igura amafaranga make cyane, tuyigurisha 12. Rero ufite uduheri, ufite udukovu, ushaka gusa neza, waba nta kibazo ufite, ushobora gukoresha iyi face wash ugacya bisirimutse kandi ku giciro cyiza. Rero iyo umaze gukoresha iyi face wash, urabona ko haba harimo kano gafuro, uragenda ukakunyuguza mu mazi, nta kindi kintu biba bisaba, cya gifuro kikavamo, kano ka brose ukakabika gasa neza. Mwabonye ukuntu bigira cyane, bikora cyane, urayitindana rwose ku buryo ukwezi n'igice ushobora kuyikoresha. Nkuko benshi muri mwe bajya bambaza bati se uyikoresha igihe kingana gute, ese wayikoresha mbese kugira ngo nibura nk'abantu bahembwa ku kwezi, abantu batabona amafaranga buri gihe, kugira ngo nibura babe bakoresha ibintu bidahenze kandi byiza, noneho bamenye n'igihe presi bashobora kubikoresha. Nuko rero iyi vitamin C, iyi face wash ya vitamin C irimo vitamin C na hyaluronic acid, ni nziza cyane ku mubiri. Mwayisanga muri Let's Shine, muri Mike niho dukorera ku mafaranga make cyane 12. Nanjye nifuza ko wasa neza, nifuza ko wakira, nifuza ko wagira umubiri usa neza, wishimiye, ukikunda, ntiwiyange, kuko ibyo byose nabibayemo ndabizi. Rero mfite ubushake bwo kugira ngo ngufashe use neza nawe ugire amashimwe. Nanjye ndi mu mashimwe kuko nari mfite umubiri usa nabi wo mu maso, ibiheri byari byinshi, inkovu zari nyinshi, umva ngayo nguko, sibyo? Karibu rero muri Let's Shine mubone face wash nziza cyane ya vitamin C. Nuko turagiye rero, tugiye ku yindi face wash ya Cosmo, nayo ni face wash nziza igufasha kugira umubiri usa neza. Umubiri usa neza. Iyi ngiyi irimo retinol, hakabamo collagen, rose hip. Mbese iyi face wash ya Cosmo yo igufasha kugira ngo umubiri wawe uhore uri jeune, ufite ubuzima, ubundi udashaje imburagihe. Mbese hahandi ubona umuntu yariye neza, yaruhutse, nta kindi kintu, umva mbese hahandi ubona umubiri ari nta makemwa. Rero nayo iyi face wash nayo ikoreshwa mu gusprayinga, ukanda hano naho kanahumura. Rero kanahumura neza,
nuko nayo ukayi rero nkuko nababwiraga harimo collagen na retinol, bya bindi bifasha umubiri kwiburura, guhora mbese ukabona ntabwo ushaje imburagihe, ukabona ufite itoto, ukabona mbese uba wabyitayeho. Rero umuntu uwo ari we wese ashobora kuyikoresha, waba uri mutoya, ubwo ni uguhera ku myaka 20, hejuru ya 20 kuzamura ushobora kuyikoresha kugira ngo ugire umubiri usa neza, kuko iyo usa neza uraryama ukanasinzira ukanarota neza. Rero nk'abantu bakuze bakunda gukoresha amakorajene kugira ngo umubiri ntusaze imburagihe, namwe mwayikoresha. Rero iyi face wash ya Cosmo irimo retinol ndetse na collagen ni mililitiro 175 ku mafaranga make cyane 15,000, ubundi tugasaza dusa neza, tukaba abakecuru bafite isuku kandi bafite umubiri mwiza. Rero mwayisanga muri Let's Shine, ndetse n'ahandi wayibona ushobora kwigura kuko ni nziza cyane, sibyo? Face wash ya Cosmo akaba ari face wash ituma umubiri wawe udasaza imburagihe. Nkuko nabibabwiraga rero ni gukora uko nshoboye kose kugira ngo buri wese yibone mu biciro dufite muri Let's Shine, buri wese yishime, buri wese ntaze yikandagira, umva buri wese azajya yibonamo. Ni ibintu basezeranyije, akaba ariyo mpamvu ibishoboka nagabanyije ibiciro kugira ngo duse neza, use neza, nanjye nishimire yuko uri gusa neza twafatanyije. Rero hari abagiye bambaza bati se ku biciro bihananuye hari ikihe kibazo se kuri guteza? Oya, nta kindi kibazo, nuko ndi gushaka kugira ibiciro buri wese ashobora kwibonamo, buri wese, ku buryo utava muti abantu bafite amafaranga, aho bishoboka